Yes, reka nkusuhuze wese mu kubana natwe kuri Sam Start doing what you are passionate about. Utangira ukora icyo ugomba kubukora, tangira ubane n'abantu bose mu mahoro. Uyu munsi nahawe ariko ejo sahawe, nkuko ubibona kuri screen cyangwa se screen ya laptop yawe cyangwa se ya telefone yawe, hari abasore bari gukora udukoryo bafite utumaniyeri. Nzabashaka nkorane nabo, nahuye nabo ndi kwihuta, ndi mu zindi gahunda, ndavuga ntereka mpagarare gato mvugane nabo. Nkuko intumbero yacu ari kwita ku buzima bwo mutwe, duharanira ko twishimye tukabicisha mu bugeni, inganzo n'umuco. Twita ku muryango, turwanya amakimbirane kugira ngo impfu z'abiyahura n'abihoza ibiyobyabwenge zigabanuke. Aba basore naravuze nti nzakorana nabo, ibi ni ukubamenyesha ko ndi gutegura ikiganiro kimbitse, ndacyari kubashaka ngo twongere duhuze, ntago byoroshye. Bari kugenda bakora udukoryo hirya no hino ku mihanda, hanababwiriza nk'umuntu wamenye Yesu Kristo ko ari inzira, ukuri n'ubugingo. Nawe udukurikiye, ndakumenyesha ko ntawe uzajya kwa data adaciye kwa Yesu Kristo. Muharanire kubana mu mahoro, dukora umurimo waduhamagaye hakiri ku manywa, kandi tubane n'abantu bose mu mahoro. Ku uyu munsi nahacu ariko ejo sahacu. Impamvu rero ncecetse muri ino minsi, mfite ibibazo byinshi ndi kugenda mpura nabyo, yewe n'uburwayi, ariko nizeye ko Yesu Kristo azankiza. Maze n'iminsi mfite ikibazo cy'ugutwi ntari kumva neza. Ngo utazi umwanzi asiga umubiri, nanjye nyine byari byabaye danje, ugutwi ntari kumva. Nzakoraho gatoya n'ibijyanye n'ugutwi, uko nari nahuye n'ibyo bibazo nawe uzabyirinde. Imana ikomeze ibarinde kandi bahe umugisha mwebwe mwakoze subscribe, mukabitwereka mukadushyigikira. Nawe utarakanda udushyigikire udukandireho. Imana iguhe umugisha, tuzasubira nakagaruka. Imana ibarinde.